muga nta bushobozi mfite urabizi ko no kurya bibagora kunda kumbwira basi ntuziyandarike wenyine umwana niwe wigeze kwicara abona nari maze nk'iminsi nk'itatu ntavuga umwana aricara ari ninjoro anyicara iruhande kubera ko akunda gusenga arangije arambwira ati ninkura nkaba umukire ati mba numva nzaba umukire cyane ikintu cya mbere nzakora nzakwambika igitenge cyiza ntabwo ndabaganiriza ibyanjye ati ninkura ati nimbona mbaye umukire nzakugurira inzu nziza nzakugaburira ikintu cyose ushaka noneho numva angaruyemo ya shusho ya wa wundi uko yajyaga ambwira ndaseka ndamwihorera arambwira ati ariko ujye umbabarira basi uvuge ambwira nta kibazo ndangije bukenza kubicaza rero ndababwira abana banjye kera umwe ntiyajyaga ambwira ko nakura azangurira inzu azangurira imodoka azangurira umwenda mwiza ntibajyaga bakunda kwicara bakansuka ibituta mu mutwe bakambwira ati mama ninkura ndajya nkugirira imisatsi neza ndangije nababwira nti naho mutabinkorera nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze muri buno buzima nikaze kuri buri muntu wese udahwema gutega amatwi inkuru yanjye nizere ko mumeze neza cyane always ntimubizi kuwifuza ibikoresho byiza byo mu nzu ko ari muri Igasabo Showroom always ugitekereza Igasabo Showroom ndi kumwe niwe mwiza Angelique uwa mwiza Angelique ni tugiye kuganira ku buzima ku byaciyemo ku buzima bwamushegeshe n'uyu munsi ku burwayi inshuti abavandimwe batwumva tujye duterana inkunga na Angelique aradukeneye tuze kumuba hafi kumutega amatwi kwivuza no mu bindi bitandukanye mbere gutangira n'inkuru yanjye utaranatwibwira banza ubwe nimero ya telefone yawe umuntu yakubonaho yego 078 71 45 66. Iyo nimero mubibika ahantu yanditseho Angelique uwa mwiza uraza kwikenera ukorera umugisha Angelique ufite inkuru yawe ku muntu utakuzi wamwibwira gute amazina yo twayavuze yego Angelique ni umumama ubu ngubu wabyaye abana 4 Angelique navutse mu muryango w'abana 9 ariko mu muryango w'abana 9 bapfuye mu gihe cya jenoside sigara ndi jyenyine nta muryango nta bavandimwe ndera mu miryango igiye itandukanye nderwa n'umubyeyi ariwe marume ariko nawe ntabwo byari neza nabayemo rwa jenoside yarangiye ndi mutoya mba muri urwo rugo urabona nawe kurirwa ahantu batakubyaye ntabwo mvuga ko abantu bose babaye bari babi ariko hari n'abatabyumvaga umwana wundi abishya inkonda umwana wundi ntiwamunezeza mba muri ubwo buzima amagambo ari mabi ku buryo njya mbyibuka nkumva ni inkuru isa nk'uwo yankomerekeje umutima kugeza n'iyi saha ndakura ntabwo nigeze niga ngo ndangize kubera navuye aha nagiye aha ntabwo nigeze niga ngo ndangize nza kuba umukobwa w'inkumi rero ndana n'umusore turashakana mu kumushaka ntabwo nari mushatse kuko numvaga nezerewe cyane nari mushatse mvuga ngo yenda ngiye kubona homba ngiye kubona uburuhukiro byagiye azambera mama azambera data nkumva nyine ubuzima bwanjye bwose niwe buriho
turashakana mba umugore mva nta kibazo ntangira kuvuga nanjye ubwo ubuzima bugiye gukomeza ariko n'ubundi amagambo mabi sinjye numva mva mu mutwe. Umugabo turabana mbyara umwana wa mbere, umugabo turabana mbyara umwana wa kabiri, ariko nawe ku mwana wa kabiri gatangira kumbwira undi umugore utagira umuryango, urabona wabyaye, nagiye kubyara nijyanye, nagiye kubyara nijyanye, akubwira ko undi umugore utagira umuryango, umugore utagira aho abarizwa, umugore utagira uwo namubaza, noneho nawe nkumva asonze muri bya bindi. Noneho ntabwo nari nzi gutongana, nta nubwo nari nzi kuba nahagarara nanjye ngo umusubize, ahubwo narihereraga nkarira numva ambereye nka ya miryango nagiye mbamo, avuga nkajya nicara nkavuga ese nzira ko ndi jyenyine igihe cyose ubuzima mbayeho, sinzi gutongana, sinzi kuvuga cyane ngo nsakuze, njye mvuge se ngiye kuzira ko ndi jyenyine, ko tujya kubana namusobanuriye ubuzima bwanjye, nawe nyine akungamo ya magambo mabi. Noneho ngeraho numva ko nta muntu ngomba kujya njya kubibwira, nkajya njya ku rwibutso nkandika impapuro nkabwira ababyeyi banjye nabyaye umwana w'umukobwa, nabyaye umuhungu, amagambo mabi yamereye gutya, nta waje kureba umwana, nabyaye ndi jyenyine, nta muntu waje kumpemba, mbese nkandika twa dupapuro nkatujyana mu rwibutso. Nataha nyine nawe ukumva mbwiye amagambo mabi, mbega ubuzima bwose bukabaho numva ari igikomere. Nza kubyara umwana, nza gutwita umwana wa gatatu. Umwana wa gatatu noneho bisa nkaho birimo bigenda biba bibi. Ndibuka ko umwana wa gatatu nagiye kumubyara ndi jyenyine. Umwana wa gatatu rero aza kugira ikibazo, nsa nk'ugira ubumuga. Jera naraye inshuro nyinshi hanze kubera uwo mwana. Umugabo ati simbyara ikimuga, niwe niko yamwitaga, simbyara ikimuga, uzajye kukijugunya. Nkarara hanze nkakubitwa kubera umwana. Ibazaho nashoboraga kurara mpetse umwana njishe gutya kugeza mu gitondo, n'ejo nkakomerezaho ntashobora kumujishura. Rimwe nkajya, icyo gihe nari mfite ikintu nakoraga, naracuruzaga, noneho nkamusiga, ashobora gusanga yagaburiye abandi undi, kubera ko nyine atari buhaguruke ngo ajye gusaba ibiryo, aza ngasanga ntawamuhaye ibiryo. Ashobora kuba naza nkasanga umwana, urumva yarageze nko mu myaka 4-5, yambaye pampersi, yavuze ntihagire umuntu umukuramo. Ari papa we? Kubera ko atabyara ibimuga. Akubitwa, akansohora hanze, nkarara hanze kubera uwo mwana. Mbega umwana aragenda aba ikibazo mu nzu. Umwana agira imyaka 5, umwana agira imyaka 6, umwana agira imyaka 7, nkajya ndara hanze kugira ngo wa mwana arye, akarya uko mpicaye. Nabwo kandi ntitube twarira muri saro, asohoka nkajya kumugaburira hanze aho abandi batareba, kubera ko ari ikimuga. Mbega nagenda noneho bimbera ikibazo gikomeye. Bisa nkaho noneho dutangiye kujya, ibintu byose bitangiye kujya hanze, abantu bakabibona, abantu bakabibona ko mu rugo bimeze. Naho bugeraho nza gutwara inda ya 4, inda ya 4 twatandukanye mfite amezi 2. Urumva mfite umugaye, mfite n'abandi bakuru, mfite n'inda y'amezi 2.
nkajya ngenda njya kuvuza uwo nguwo mfite n'inda, noneho n'indi irakura, noneho ubwo icyo gihe twari dusigaye ntawe ubana n'undi. Ndagenda njya ahantu kure ndihisha, nihisha buri muntu wese, nihisha uwambona, ndanabyara. Mbyara umwana sinigeze njya kwa muganga, yewe nanamutwite sinigeze njyayo. Numvaga ari umuntu nawe nanga. Umwana wawe mutwite numva ndamwanga. Sinigeze njya mvuga ngo reka njye kwa muganga njye ku gipimo nk'abandi. Nabaga mpanganye no kujya kuvuza ngo ukimuga, kandi ntago ifite ubumuga, kandi ntago ariko yari yaravutse, byari byaraje nyuma. Ugira hindi irakura nkajya njya kwa muganga, mpetse ugera aha n'ahantu nabaga narakubiswe, noneho nahahoraga numva hanjye. Mpetse umwana mfite inda, noneho igihe cyo kubyara kiragera. Nagiye ndibuka ko nabyari ninjoro, nabyaye nta muntu wigeze umfasha. Wibyaje? Cyakoze naratabaje mbona ngiye gupfa. Namaze kubyara umwana ari aho ngaho hasi, ntago ndizi ngo ndabigenza gute, sinzi ukuntu babigenza. Naratabaje, umuturanyi niwe waje ashaka uburyo abigenza, umwana aramutunganya, arambwira ati tujya kwa muganga. Amubwira nti hoya, icyo nifuza nuko napfa. Cyakoze ntago nigeze mpfa. Umwana baramutunganyije, bamugira neza, umwana bamushyira ku buriri. Noneho uzi kubyara nta muntu uri buhamagare, nta n'igiko muri bubone. Noneho icyo gihe narabyaye ntafite n'ikintu na kimwe. Umwana amushyira mu myenda y'abana bakuru. Noneho nabyaye njyama hasi. Kubera iki? Wabuze iki? Buri kintu cyose narakigurishije kubera kuvuza uwo nguwo. Njya kwa muganga bakampa transfert. Uwo nguwo ubana n'ubumuga arararira. Avuga se avuga reka ngurisha iki? Ngenda mbigurisha buhoro buhoro kumuvuza. Abaganga bambwira ati numuvuza gutya arakira, numuvuza gutya arakira. Avuga ko bambwiye ko ari bukire, buri kintu cyose mfite mu nzu ndakigurisha, kugeza gaho nikuragamo n'umwenda nkawugurisha. Ndamuvuza. None icyo gihe cyo kubyara njyara ntafite aho ndi buryamisha umwana. Usibye kuba inzu nari ndimo, nta muntu wari uzi ko usibye uwo muntu wenyine wagezemo nabyaye, nta muntu wari ubizi. Nkarambura hasi umwenda n'abana tukaryama, tugaceceka. Uwo munsi nabyaye ndyama hasi n'abana n'uruhinja. Naragiye mara iminsi 3 ntari narya. Handi umuntu yambwiraga ngo nkuko nguko turi kumwe ni nkurebe sinkubone. Kugeza aho nyiri inzu yaje wenyine kuza ngo bambwiye ngo wabyaye. Aje akambwira ati suri kumbona? Ndamwana ntabwo ndi kukubona. Uyu muntu wenyine wantabaye. Kandi nkumva n'ubundi umutima urambwira byo kujya kuvuza umwana. Ndibuka ko icyo gihe nabonye ko nta gisubizo, ngura ikinini kugira ngo niyahure. Nta muvandimwe ndi butakire, nta muryango ndi bubwire, yewe nta n'umuntu ndi buhamagare, nta n'icyo ndi buhamagarisha, nta telefone, nta kintu na kimwe. Icyo gihe ntegura kwiyahura. Nareba aho abana baryamye nkumva ubwoba buranyishe. Uwo munsi nkabireka, n'ejo nkabipanga, umunsi nkabireka. Ibintu bigenda mara hafi umwaka ndi muri ubwo buzima n'abana.
noneho umwana amaze gusa nk'uwigiye hejuru mfata abana ndavuga reka mbajyane muri famiye y'umugabo, mbajyana muri famiye habamo umukecuru. Arangije ijambo yanshubije yarambwiye ngo nimba ushaka kuba incike nkanjye icara hasi mbikwereke. Urumva abana ni batoya mushyiriye, mbwiye ngo nimba ushaka kuba incike nkanjye icara hasi mbikwereke. Ndangije icyo nakoze nabonaga ndabanza ndatekereza umuntu umbwiye ngo nimba ashaka kuba incike bicare hasi mbirebe, numva biranyobeye. Numvise binyobeye numva nta n'ikindi ndi bukore, naricaye gusa agahinda karanyica. Ndangije abana ndabafata mva mu rugo rwe, ntira telefone umuntu ndabimubwira, arambwira ati rero ati have, ndahava. Ndagenda mba ahantu ho kuba n'abana, ati genda wishakishirize ujye uba hano, mba nyine mu gashamburete n'abana, atari ko ahandi uhave. Naragiye mara imyaka 10 nta muntu urambona. Imyaka 10? Nta muntu urambona. Sinzi ukuntu naje guhura n'umuntu arambwira ati urazi yuko abantu bavuze ko wapfuye? Abantu bavuze ko wapfuye, abantu ndamubwira ese bavuze ko napfuye, hari umuntu wigeze akingura, abantu niko babizi, ati iyo nkuru iranazwe. Ndaceceka ndabyihorera, mba muri ubwo buzima na wa mwana umugaye, nza gutura ahantu. Urumva nta bushobozi ni ukugenda ufurira abantu, nabwo kubafurira nashobora kumufurira ukampa 2,000. Nkahita ntekereza harimo pamperisi. Iyo mwana ufite ubumuga papa we ubwo ntabwo twongeye kuvugana. Ni ukuvuga ngo iyo myaka yose naragiye abantu bose barambura, nta n'uwari kumpamagara kuko sinagiraga telefone. Nagiye mara iyo myaka nta muntu ushobora kumbona, noneho nafurira umuntu umpaye 2,000, nkahita mvugamo harimo pamperisi, nabona pamperisi itarimo mvuga barashonje bamaze iminsi 2, nkahita mfata igitenge nkagikatamo akaba ari cyo ndi bumwambike. Nkarwana no kuvuga byibuze mbona isabune, byibuze mu nzu aho turiho kunuka. Ndagenda mba muri ubwo buzima, umwana ndamuvuza, umwana bugeraho biranga birananira. Urumva ukorera 2,000, aho nabonye ikiraka cy'amafaranga menshi ni 3,000. Umuntu aza kumpa akazi ko kuzajya mukora kuri depo y'ibitunguru, ajya mukorera kuri depo y'ibitunguru. Umva depo y'ibitunguru akampemba amafaranga 2,000 buri munsi. 2,000 nta nubwo uribona uko bizigama, nta nubwo uri buzigame n'igiceri cy'ijana, kuko ntabwo ushobora kukizigama kandi mu rugo uzi ko wasize nta kintu kiriyo. None mfite umwana yajyaga arira guhera saa 5 za nijoro akageza saa 9, akageza saa 9 za nijoro atari yaceceka. Ubwo nta gusinzira, birumvikana nta kuruhuka. Ndamuhetse byo gusanga ahantu hose gutya naracitse ibisebe kubera ko nje nzara, kubera ko nci ibisebe ankubita. Ngeraho byari umutwaro, aho mbaye bakanyirukana. Uyu mwana arasakuriza abantu, nta muntu ujya usinzira. Bumva gukodesha aho mbaye hose bakanyirukana, aho mbaye hose bakanyirukana. Ndangije
kugezaho naho amarondo yajyaga aza bakavuga ati ubwo ari umugore w'ibana buriya ntahari, baza bagasanga nka saa 8 z'ijoro nicaye hanze ndamuhetsa ari kurira nta n'icyo uri bukore, noneho yaragiye aramugara burundu ahantu hose hamurya, nta muntu undi butakire. Mu gitondo nkabyuka abandi bagiye ku ishuri nkamukingirana, nkagenda nkagaruka nijoro mukingurira, cyangwa abandi bavuye ku ishuri mukingurira ari aho hasi. Mbega ari ubuzima bwa bundi buteye ubwoba, hahandi nashobora kumara iminsi 3 iminsi 3 nta mwana urarya, kugeza aho abana bajyaga bicara bakambwira ati noneho mama tugiye gupfa. Umwana urumva kukubwira ngo ndashonje ndumva ngiye gupfa, kugeza aho najyaga ndara nicaye nkarira, noneho n'umwana yabivuga nkamukubita, abana nkabakubita nkabatura umujinya, ndanagira amahirwe babyuka bajya ku ishuri bavuga ntiyenda waririye ku ishuri, bariye ku ishuri baze nkabwira ni muryame, kubera ko kera nari munini cyane ndagenda nduma isuri irahinduka, noneho kugira ngo umenye aho nari ntuye uko umuntu yakubwiraga ati uje kwa wa mama ufite umwana w'ikimuga, niko narinzwe. Hahandi haba umwana w'ikimuga niryo jambo narinzweho. Ubuzima buragenda bumbera bubi, noneho ndagenda nanjye ndiheba nanga abantu kugira ngo ndire, najyaga nararize bugeraho aha hose ukajya usanga naracitse ibisebe, naho ndagenda nkajya nicara ku rwibutso gusa nkarira nkongera nkigarukira. Umwana mvugishije nkamukubita kugeraho n'abana ndabanga, abana bawe bwite kugeraho umwana wese umbwiye nkumva ndamwanga, nkumva abana bose ndabanga, nkajya mpora ndira buri munsi. Noneho nkageraho abana babwira ati mama noneho natwe tuzagusiga twigendere. Urumva kugeraho umwana akubwira ngo kubera ko dushonje tuzagusiga twigendere. Cyakoze nagiraga amahirwe, nagiraga umwe w'umuhungu n'ubu arahari, yajyaga ambwira ati mama ntabwo nzagusiga, ninkura nzakugurira inzu, ninkura akambwira ati ninkura nzakugurira imodoka, nzaguha ikintu cyose mama ushaka. Ajya amubwira nti nta kibazo, kubera ko ari nawe mukuru yajyaga areba ibintu byose uko byabaga, akambwira ati wowe byihorere. Nashoboraga kubona icyo barya njyewe nkamara, nkababwira nimba nabatekeye ibijumba nkababwira ni murye. Urumva umwana yabona ikijumba ukagira ngo ni ikintu kirenze cyane, no kugera aho bicaraga bakambwira ati mama nindamuka nkuze ikintu cya mbere nzagura umuceri murye nkuhage. N'abatazi ubuzima nk'ubwo ko bubaho, nabaha nk'ikijumba nkafata bingahe nkagenda mbagabanya, bambwira ati se mama we kutariye, nkabwira nti njye nahaze, cyagiye nari ntetse nabiriye. Noneho abana bakageraho umukuru ajya bivumbara ati ariko se mama kubera icyo uvuga ngo uba wahaze, iyo twariye wowe nkabwira nti iyo mwariye njye mba nahaze, ntiyo mbonye muriye mugahaga njye mba nahaze. Nyine bakageraho bakumva nta kibazo, ariko umukuru ajya kugeraho arabimenya akambwira ati mama ubu tubeshya, ntabwo mbabeshya. Rero ubuzima mbubamo ari ubuzima bugoye, ari ubuzima bw'uburibwe,
kandi nkanarwara icyo gihe. Mbese ubwo buribwe bwawe bwaje gushira? Ntabwo bwigeze bushira na n'ubu. Abana se? Abana bameze bate? naje gupfushamo 2. Mu bana bangaye? 3? Mupfushije jerozi gupfusha umwana. Babana baje gupfa? Mugahamana mu nzu n'umuturanyi uje gutabara. Ubwa mbere bwa kabiri akavuga atari kuri mugore azaba umusazi. Ugeraho ndiyakira sinaba umusazi. Babana mwaruhanye bose? Ndagenda mba noneho ntangira kujya ngira ikibazo cyo kumva umubiri wose undya. Gera nta kintu kibaho mu buzima. Nabuze ababyeyi, mbura abavandimwe, ariko nta kintu kibaho nabonye mu buzima kibabaza nko kubura umwana. Gupfusha umwana? Wapfushije abavandimwe bawe bose? 9. Ndiyakira ariko kubura umwana nibyo bikomeye. Ibyo bintu mu buzima ntajya mbasha kwakira. None se uwa mbere yapfuye azize iki? Bapfiriye rimwe? Oya, umwe gutya karwara, undi gutya karwara, nkabura ubushobozi rimwe bwo kuvuza, nkazajyayo rimwe nabonye ubushobozi noneho mfite amadeni mu makaritsiye yo kwa muganga gusa. Rimwe nkajya no kujyayo noneho umwana ubona nyine ari kuri finale. Nabuze ubushobozi. Nako kwiheba kwawe? Nako kwiheba. None umwana yanarwara abanza nkanabyihorera. Noneho hahandi n'umuntu yambonaga gutya ameze, namenye ko mfite ibibazo. Nasohorwa mu nzu twarara hanze, umuntu akambwira ati umuntu usa gutya ubuze umuntu wakwishyurira inzu. Kumva nyirinzu asohora ari ukamubwira. Noneho ubona nta n'ikindi hahandi nifuje n'umuntu wampa igikoni nararamo n'abana. Ariko nkarwanya bikanga, ariko nasanze mu buzima nta kintu kibabaza nko gupfusha umwana. Ibindi byose noneho naje kujya ngiraho ikibazo cy'uko nkajya nibagirwa, cyangwa se nabonye icyo gutekera abandi nkabahamagara bose, ariko n'ubu ngubu ntabwo bijya bimvamo. Nze nibagirwa nkabahamagara bapfuye. Yenda nkaza kukanguka ari uko umwana arimo andeba cyane, byambaho bakandeba cyane bakanyihorera. Naba ntetse nakwarura amasahani nyine y'abana nkahita nibagirwa nkabahamagara, nyine umwana akaba ari umbwira ati nta kibazo, kanga kumbwira yenda akavuga ati yenda mama yasaze. Umukuru akaba aribuze kumbwira ati nta kibazo mama baraza bararya. Ubwanjye nza kwicara nza kubona umwana nyine nanjye urumva nta bushobozi mfite, ntaho mfiteho kuba, nta n'icyo ndi bubagaburire. Ndavuga wakwizanira umwana akajya bamujya mu cyimbo kirabo, akajya mu cyimbo cy'ababandi cy'abapfuye. Basi nkajya mbahamagara ya mazina, nkajya mbahamagara ya mazina y'ababandi. Bitangwa iki? Kuvuga wa wundi nkamuhamagara, nari nazanye umukobwa, usibye ko umukobwa ari mukuru cyane. Ngize amahirwe mbona n'undi umukiri mutoya, hose nkabihamagarira ya mazina. Noneho babanje kujya nyine bibatonda kugeraho nabo barabyakira, bakabona nta mutima mubi mbikorana, bakabona nta kindi bugeraho nza kubibabwira, nabo barabyemera. Bemera kwitwa amazina y'abana bawe bapfuye? Kambwira nabo nta muryango bafite kuko nari mbazi, nabo baremera nkabihamagara ya mazina. Kavuga ni uko kera bambwiraga icyo bazankorera, basi namwe muzakinkorere ni mukuru. Ariko warabicaje urababwira ati dore abana banjye bapfuye,
twaganiraga gutya bambwiraga ibi mbwira ukuntu wabicaje narabicaje umwe uwo nguwo mukuru w'umukobwa yigeze kumbwira ati wemeye kumbera mama ariko ni inkura ati kubera ntabwo yiga umva umwana w'umukobwa mukuru ntabwo yiga nabuze ubushobozi bwo kumujyana mu myuga kubera ko ahora ambwira ati numva najya kwiga kudoda mvuga nta bushobozi mfite urabizi ko no kurya bibagora nkunda kumbwira basi ntuziyandarike wenyine umwana niwe wigeze kwicara abona nari maze nk'iminsi nk'itatu ntavuga umwana aricara ari nijoro anyicara iruhande kubera ko akunda gusenga arangije arambwira ati ninkura nkaba umukire ati mba numva nzaba umukire cyane ikintu cya mbere nzakora nzakwambika igitenge cyiza ntabwo ndabaganiriza ibyanjye ati ninkura ati nimbona mbaye umukire nzakugurira inzu nziza nzakugaburira ikintu cyose ushaka noneho numva angaruyemo ya shusho ya wa wundi uko yajyaga ambwira ndaseka ndamwihorera arambwira ati ariko ujye umbabarira basi uvuge ambwira nta kibazo ndangije bikenza kubicaza rero ndababwira abana banjye kera umwe ntiyajyaga ambwira ko nakura azangurira inzu azangurira imodoka azangurira umwenda mwiza ntibajyaga bakunda kwicara bakansuka ibituta mu mutwe bakambwira ati mama ninkura ndajya nkugirira imisatsi neza nanjye nababwira nti naho mutabinkorera ako basi nzabone mumeze neza mwebwe mutazakurira mu buzima nk'ubwo nakuriyemo njye nabuvukiyemo mbukuriramo none mbusaziyemo basi mwebwe ntibizababeho urasaza uracyari mutoya Angelique biragoye kubera ibibazo yego none se abo bana bakumaze igikomere nubwo bigoye no kuvuga kukimara nibura bakumuyeho igikomere cyawe ku buryo uvuga uti abana nabuze nabo nazanye nibura byatumye hari ikintu kigabanuka ku gikomere cyawe hari icyo nakubwiye ngo kubura umwana wawe wibyariye kubyakira biragoye usibye imana yonyine yakurengera ikaguha kwihangana babaye nk'abantu bangabanyirizaho umutwaro gake kuko ndabahamagara nkabahamagara amazina bakitaba ukumva se birakunyuze ariko ikindi kimbabaza nanone ni ukubona nk'uwo nguwo mukuru ari umukobwa afite ubushobozi bwo kumushyira mu ishuri ngo ajye kwiga imyuga noneho narangiza nkabona n'abandi n'ubundi baracyashonje kwa kundi arya mbwira abana bitabye imana ubwo ni uwa kabiri n'uwa gatatu ubwo ni ufite ubumuga n'undi bose baje kwitaba imana ubwo hasigaye umukuru nabo wadoze noneho ikindi kigiye kintera agahinda ni ukuba n'ubu ngubu bashobora kwicara bakamara iminsi 2 iminsi 3 batararya ariko bonyine bakicara bakandirimbira bakanyereka ko bizakemuka nk'ubu ni nijoro bicaye barambwira ati mama ubuzima buzahinduka ntabwo nzi ko buzahinduka kuko nabuvukiyemo none mbusaziyemo kambwira ati mama buzahinduka urumva umwana arakubwira ngo buzahinduka yaburaye yabwiriwe n'undi munsi ntabwo uzi igisubizo n'undi munsi nta gisubizo uzi kubera ko mu minsi yashize narwaye ibere bavuze kurwara ibere umwana w'umuhungu akaba ari uzajya gukarabya akaba ari uzajya ari mutoya akaba ari we nta wundi muntu ashobora guhamagara akaba ari we buri munsi utaryama
ibere rivaho noneho ndarwara nabo barabibona noneho bakajya barara bicaye nyine ukabona ari nk'abana bashaka kunyereka ko ari bo bakuru bakanyereka mbega ubuzima buzahinduka uzakira mama uzabona akazi mama uzamera gutya mama urabizi ko ukumva nyine umwana aje kuko mfite umwana ujya ukunda kwicara akambwira ati ariko mama uzi ko nturi mwiza nk'ubwo ngubwo ushobora kwicara akafata indorerwamo akanyereka akambwira ati ariko uzi ko nturi mwiza turi mwiza mama uri mwiza noneho bakunda nko gufata telefone bakamfotora bakambwira ati reba ukuntu uri mwiza ndamubwira nti ndabizi ntabwo nyine twanga kubaca intege nkabwira nti ndi mwiza nyine ubuzima bwa bundi bukigoye bwa bundi udafite umuntu wahamagara ni ahantu ushobora kureba gutyo umuntu ureba isura umuntu ukuntu asa inzobe nziza nk'iyo akaba atuye ntabwo rwose yaca mu buzima nk'ubu urumva na landirode cyangwa nyir'inzu aho wari niko yakubwiye iyo mbese ibintu nk'ibyo ngibyo ntibafate isura yawe ngo bayihuze n'ibikomere n'ibibazo byawe bifata gute nyine mba numva nkomerekeje birenze kuko bwagezeho numva nta muntu n'umwe ushobora kunkunda bwagezeho numva nta muntu n'umwe ushobora kunkunda nkumva n'uwankunda wese yaba mbeshye nyine n'umuntu nakumva nyine nyir'inzu ambwira ati ariko se umugore nkawe wabuze umuntu wakwishyurira inzu bamubwira ni se nzajyana iki kugira ngo banyishyurire inzu ati ni uko wigira umwana ariko nyine ntiyumve ko mfite igikomere akagira ngo ahari n'ibindi ntiyumve ko mfite ibikomere byo kumva ko nta n'umuntu wanankunda nta n'undi muntu nkumva ko n'uwo ndi bubwire ikibazo atari bunyumve bwaje kugeraho mu minsi yashize maze amezi 2 urabizi ko umugore ndajya ntabwo ndasaza ku buryo ntajya mu mihango urakeye muto no mu bigaragara kamera naje kugira urumva ibere ryavuyeho ndirwaye igihe ibere ndirwara igihe noneho nza kugeraho ngira ikibazo cy'uko naje kujya ngira ngo ni imihango bisanzwe ndagenda ndaribwa ariko nkaba yarigeze kunkubitaho umugeri kera ariko nkajya numva ahanjye ariko nkavuga hazashira najya no kuhifuza abaganga bakambwira ati hazashira noneho bitangira ariho hanjye noneho nza kujya mu mihango ndavuga buriya birarangira kera ngiye kumara amezi 2 njya kwa muganga ku buryo ubu ngubu nta hantu njya ngundi ngo ntinde kugira ngo mpajye ari umuntu muri farumasi ujya impa imiti akambwira ati ubinywa ari ibinini 6 niba utari bumara umunsi wose aho hantu ugiye ku buryo ngiye kumara amezi 2 mva birenze ku bamama se cyangwa ku bantu bakuru bo barabizi ku badamu mva birenze ahandi ntashobora kuwambara kotegisi hahandi mfata akantu k'akadobo nkicaramo narangiza nkavuza induru narangiza guhaguruka nkahaguruka ntareba nkabira icyuya kugeza igihe abana baza bakamfata bakanshyira nko ku buriri aryama abana akaba aribo baza bakajya bamenaho amazi nagiye kwa muganga abaganga bampa imiti kuri centre de santé bambwira ati rero nibimara ukwezi uzajya guca mu cyuma bambwira nti rero no kuza hano ushobora kumara iminota 5 mpagaze ndamubwira nti byaba byageze ku maguru muganga arambwira ati rero kizakurikiraho nuko uzajya guca mu cyuma bakareba dushobora kuba warwaramo ibibyimba ushobora kuba ufitemo izindi ndwara zikomeye ariko kugeza aho nabuze ubushobozi bwo kuba najyayo kandi njya nicara nese si mituweli ariko njyayo bakambwira ngo ninjye guca mu cyuma ushobora kumbwira ngo ni mituweli nshobora kumara n'igihe yenda narabona n'amafaranga 1000 kubera aho ndyamye ntagenda nkareba
n'andi nicara nkavuga ese nanjye naba ngiye gupfa nk'abana. Narabwiye aba bana nti ntago njyewe nzapfa, mwebwe nzabarera mukure ndebe, nzabarwanira ishyaka mukure ndebe. Hahandi mba numva noneho nanjye nicara nkumva ku buryo nshobora kugenda gutya umuntu nkahagarara nk'ahantu nkegama, umuntu akajya ngo umuntu ntegereje, kandi ntegereje kugira ngo cya gihu kindi mu maso kivemo ntambuke. ubwo se ntabwo wagusanzemo wenda nk'isukari nyinshi ngo nyine abantu bagira amadiyabete cyangwa hypertension? Nta na kimwe bansanzemo. Bambwiye ko ntabyo mfite, ahubwo bibaza ikibazo mfite, kamwe ati ntabwo hano twagishobora usibye kujya ahandi. Handi nyine ari ubuzima bugoye, utari buvuge ngo urabona isabune, utari buvuge ngo urabona iki, nyine ku buryo umuntu mbona bavuga nta n'uwo nabwira ngo. Ese mbwira Angel, umugabo wawe ubu ngubu muherukana ryari? Ntabwo nkizi. Nakubwira ngo ntabwo nkizi icyo gihe, kuko hashize imyaka myinshi. Myinshi nk'ingahe? Irenga 10. Irenga 10. Mutarongera kubonana? Yewe reka dusoze tukubwiye tutikomera. Natangiye mvuga ni inimero ya Angelique muyibike, kuyifuza kumuba hafi kandi kuko munabikore, abashe kwivuza, abashe kubaho, abashe gukira ibikomere, kuwifuza kumuvuza, kwifuza kumuganiriza. Byonyine kubura abavandimwe bawe ugasigara uri umwe ni igikomere kindi, atari ko ikirenze kuri ibyo kubura abana bawe ni ikintu kwakira bigoye cyane. We byagezeho, nawe wenda uri kutwumva birashoboka kuko byagushikiye, wa mugani w'abarundi, ariko uyu munsi ukaba utangiye gukira igikomere. Reka murebe Angelique mu bandi muri iki gikomere cye, bane mumufashe mu buryo bwose bushoboka. Arabakeneye, mwumvise ubukene bwe, mwumvise byose.